Amahoro y'Imana abane natwe twese aho muherereye ndetse n'inshuti zanyu n'imiryango yanyu. Amahoro y'Uwiteka aganze muri mwe. Hari ijambo ryo muri Zaburi 145 umurongo wa 18 ndetse na 19 riravuga ngo Uwiteka aba hafi y'abamutakira bose, abamutakira mu by'ukuri bose. Azasohoza ibyo abamwubaha bashaka kandi azumva gutaka kwabo bakize. Amena. Numvise iri jambo nifuje ngo ribe umusingi kandi w'amasengesho abantu bari gusenga, bari kwifuza gusenga. Usenga Imana wifitiye icyizere, usenga Imana uzi ko ikumva, usenga Imana uzi ko ikwitayeho, usenga Imana yumva. Ni ukuri turi mu bihe bidusaba gusenga, kandi nubwo ibihe bidusaba gusenga n'ubundi bihe turimo ahubwo biranatubuza gusenga. Ni ikintu utapfa kumva, ariko iyo ubyanarije ni uko usanga ibihe duhagazemo bigusaba gusenga, kandi wareba uburyo biteye n'ukuntu bimeze ugasanga birakwambura imbaraga zo gusenga. Rero birasaba ubutwari, birasaba gutwarana, birasaba kwiyongeramo imbaraga y'ubutwari, birasaba kwiyongeramo akabaraga, birasaba guhaguruka, birasaba kwiyemeza, birasaba imbaraga nyinshi. Abantu muve mu bitotsi, abantu bave mu bunebwe, abantu tuve mu byo twibwira, tuve mu byo twishuka, tuve mu bitunamura. Ni ukuri twiyongeremo imbaraga, dukomeze dushake Imana, dukomeze duhamagare Imana. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka aba hafi y'abamutakira bose. Reka mbabwize ukuri, ni ukuri ibitakisha abantu ni byinshi kandi birahari, biragaragara. Iyo udatakishijwe n'ubuzima, utakishwa n'amadeni, ugatakishwa n'abana, ugatakishwa n'ubwenge bw'abana mu ishuri, ugatakishwa n'urugo rwawe rutari kugenda neza, ugatakishwa n'abaturanyi mutabanye neza, ugatakishwa n'ubucuruzi butari kugenda. Ni ukuri ibintu bitakisha abantu birahari. Ugatakishwa n'uko uri gukora ukabona bizinesi ntizigenda, ugatakishwa n'uko ubona abakwishyuza babaye benshi kandi udafite ubwishyu, ugatakishwa n'uko abana batari kumva cyangwa batari kumera neza. Ugatakishwa n'uburwayi, ugatakishwa n'ubugumba, ugatakishwa n'urushako, ugatakishwa no kuba udafite fiyanse. Ibitakisha abantu byo birahari bigomba gutuma dutaka. Iyi si irimo ibintu bituma dutaka, two kubyirengagiza. Ibintu bidutakisha birahari. Nubwo hari igihe umuntu aba yijijishije, ni ukuri si uko aba adafite ibimujomba byataka, ariko umuntu yijijisha akoga, agakaraba, agacya, akambara, akaryama, se akaniyorosa mu buriri bwiza, akanashakisha agateka ibiryo byiza wenda yabibonye, akijijisha kugira ngo yirengagize akantu kamujomba ahantu runaka kari. Ariko uko wabikora kose, waba wakijijisha, waba wakajya gute, birangira n'ubundi utatse, birangira utatse. Ibitakisha abantu rero birahari. Ndagira ngo tuve mu bunebwe. Satani yikugira ibintu agushukisha, yigutinza muri utwo dukorosi. Ni igihe cyo gutaka. Muhaguruke dutakire Imana, muhaguruke duhamagare Imana, muhaguruke twinginge Imana. Imana irahari yo gutakirwa. Hari n'ukuntu umuntu arangaraho gato ntumenye aho utakira, ugasanga abantu batakiye abantu, kandi burya umuntu uramutakira se ko nawe afite ibimutakisha? Umuntu uramutakira se ko ari umunyantege nke nkawe? Umuntu uramutakira se ko hari igihe atageraho urusaku rwawe rugera? Ugasanga nyine umuntu yaheze muri utwo tuntu two gushaka gutakira abantu gusa. Ariko reka nkubwire, ni ukuri hari Imana yo gutakira. Umuntu wamutakira ntagire icyo ashobozwa, ariko utakira Imana ikabashisha abantu kugira icyo bakumarira. Rero aho uya ngo ufate umwanya wawe ukererezwa no gutakira abantu, ngaho ab'imiryango, ngaho abaturanyi, ngaho inshuti zawe, ngaho aho hirya, ngaho bakuyobora, ahubwo fata umwanya utakira Imana. Fata umwanya utakira Imana, fata umwanya wegera Imana. Va mu bunebwe, va mu bunebwe, va mu bunebwe, injira mu mwanya wo gutakira Imana. Ni Imana umuntu atakira ikamwumva, kandi ngo yumva abayitakira bose Imana irabumva.
ni ukuri uba umwana uba umugabo uba umugore uba umusore uba umukecuru uba umukozi uba umushomeri uba ufite uba udafite, umuntu wese utakira imana ngo iramwumva. Imana nishimwe, imana ntihabwe icyubahiro. Hanyuma nkanezezwa n'ijambo rivuga ngo abayitakira mu by'ukuri. Burya bivuga ngo ushobora gutakira imana unayitakira mu binyoma rwose, aho ngaho birahari. Ugasanga umuntu ari imbere y'imana urusaku rwamurenze kandi ari ibintu by'ibinyoma gusa. Mana nyiza kanaka, urabona aranyanga, urabona yarambeshye, urabona yantwara ibintu, urabona, kandi uzi neza ko ibyo bintu urimo ni ibinyoma. Imbere y'abantu batujijisha, twajya muri gurupe tugasenga nawe witakishwa gutyo mu binyoma, ariko imana izi ukuri. Uzi niba ibyo utaka ari iby'ukuri. Mana ndebera, niwe wantwariye umugabo, kandi irabizi. Imana izi niba ari wowe wamutwe cyangwa niba ari wowe watwaye uw'abandi. Mureke mbabwire, imana ni inyakuri. Imana ni inyakuri, tuyibwize ukuri kuri mu mutima. Mana urabona nari ifite ibi barabitwara, kanaka niwo wanyambuye, niwo wamuguje, kandi irabizi neza ahubwo ko ari wowe muhuguzi uri kuburana amahugu. Mureke mbabwire, imana ikenera ukuri. Imana ni inyakuri. Narababwiye kuva kera abantu tuganira, ndababwira ngo umuntu wamushuka, umuntu wamwijijishaho, umuntu wamubeshyabeshya, nuko abantu duteye niko tumeze abantu. Ariko imana ni inyakuri, izi ukuri kuri mu mutima, izi igituma ukora ibyo, izi igituma usura runaka, izi igituma wahaye runaka iki, izi igituma wahamagaye runaka, izi ukuri kw'ikintu cyose. Imana ntihishwa. Kuva twavuga kugera aho tugeze, imana izi ukuri. Izi ukuri kw'igituma wicaye muri urwo rugo, izi ukuri kw'igituma ukunda runaka, izi ukuri kw'igituma wasuye runaka, izi ukuri kw'igituma usengera aha n'aha. Imana izi ukuri. Rero ni imana yumva abantu bayitakira by'ukuri. Niba utakira imana mu kuri, umva, imana irakumva. Imana irakumva. Niyo abantu bavuga ngo ariko ubundi wiruhikiza urarushywa n'ubusa kubera iki? Abantu niko tuvuga. Abantu ni ibicantege gusa. Kubera iki? Kuko nabo ni abanyantege nkeya. Hari ahantu abantu batarenga. Ariko imana yacu izi ukuri. Wakicara ugateranya umuntu ukamubeshyera ukavuga ibyamvana mvahe rwose, kubera ko ari igihe cy'umwijima bikanasa nkaho ibyo uvuga ari ukuri. Ariko ndababwiza ukuri, imana izi ukuri. Izi ukuri kuri mu mutima wawe, izi ukuri ku cyatumye ukora iki, izi ukuri ku cyatumye ubana n'uyu. Imana yacu izi ukuri. Izi igituma uyitakira, uzi igituma wagiye gusenga. Imana izi ukuri. Niryo jambo rishimishije ngo abayitakira mu by'ukuri bose imana irabumva, kandi azasoza ibyo abamwubaha bashaka. Reka mbabwire, njyewe hari ibintu nashatse kumenyereza umutima wanjye, nkavuga ngo nubwo iki kintu ngishaka nkaba ntarakigeraho, nubwo iki nkifuza nkaba ntarakibona, ntabwo njya ncika intege. Murafite ibyiringiro ko bimbwira ngo imana izasoza ibyo abayubaha bashaka. Gusa apfa kuba mpagaze kuri bivuga ngo umutima wanjye ntacyo ushinja, nubaha imana. Aho kugira ngo nahagizwe cyane no guhora nurumbaye cyangwa shidikanya cyangwa nataye ibyiringiro cyangwa urusaku rwandenze ngo imana ngo ibi narabikeneye ntiyabima, imana ibi narashatse ntiyabima. Ahubwo buri munsi mpora nigeze nkavuga ngo ko ubundi mbere yuko mvuga ngo imana yaratinze, mbere yuko mvuga ngo imana ntibikora, mbere yuko mvuga ngo imana yanyirengagije, mpagaze mu mwanya wo kubaha imana. Ako nta kabazo mba shaka ngo umuntu wese yibaze, nanjye nkibaze. Mu bantu bubaha imana mbamo. Lisiti imanutse abantu bubaha imana nakisangamo. Atari ibyo abantu bavuga, kuko abantu babivuga bakavuga ati pasiteri rwose bubaha imana, umuvuga ubutumwa bubaha imana, umuhanuzi bubaha imana, umuririmbyi n'umuririmbyi bubaha imana, uriya asengera ngaha yubaha imana. Nyine hari ukuntu abantu batura muri minuwari bakavuga ngo tubaha imana, ariko njye n'umutima wanjye ndabizi neza nanubaha imana cyangwa ntayubaha. Wowe n'umutima wawe, tutitaye kuri titire uhagazemo, tutitaye ku rusengero usengeramo, tutitaye ku muryango ukomokamo, tutitaye ku mpano z'imana zikuriho, urabizi neza niba wubaha imana cyangwa utayubaha.
kubaha imana si amagambo, kubaha imana ni ibikorwa. Ibikorwa ukora koko bigaragaza ko wubaha imana. Ushobora kuririmba ubeshyera abantu, ushobora guhanura uteranya abandi, ushobora kuba umushumba ukubitanisha abantu mu mitwe, cyangwa wishakira iby'indamu nk'uko bamaze iminsi babidushinja hirya no hino. Ushobora kuba ukora mu mpano y'imana runaka ariko ufite ibindi runaka ugamije cyangwa ibindi ubamo. Ushobora kuba uri umuvugabutumwa w'umusambanyi, ukora ibintu by'ibikozasoni gusa. Wowe imirimo yawe ukora niyizi ko wubaha imana. Imirimo nkora niyizi, njyewe n'umutima wanjye nitwe tuzi ko twubaha imana. Noneho biteye ubwoba, binarenga wowe n'umutima kwimenya n'abantu bakabimenya. Ni ukuri kose imbuto zacu zigaragarira abantu. Hari n'igihe ushaka kuzikamufura ukazihishira ariko ziraseruka. Kwa kundi utera urubuto mu butaka ntiruzahere ukazajya kuruko rurazamutse hejuru ukabona kirazamutse cya gishyimbo. Uko niko imbuto zacu, imbuto z'abakristo zimera. Hari igihe runaka ziba zimeze nk'iziri mu butaka, ariko ndakubwiza ukuri hari umunsi zizashibuka hejuru tukazibona. Ntabwo zihishira. Nta gishyimbo kihishira mu butaka, ntacyo. Uko niko n'imbuto z'abakristo zimeze, nuko imbuto zacu zimeze. Iyi mirimo yacu ntihishira. Urabikinga ukabyambaraho imyenda miremire, tukabitegeraho ibitambaro, tukabyinjirana muri nibature, tukabikorana ubudiyakoni, ariko mu gihe runaka ukabona byashibutse. Aha rero niho nkwiriye guhagarara nkavuga ngo koko izasoza ibyo yubaha bashaka. Ndi mu mubare w'ubaha imana, kugira ngo nizere ngo ibintu ushaka imana izabisohoza. Kugira ngo nizere ngo ibintu ushaka, ibintu ndi gusaba imana, ibintu ndi gusengera, imana izabisohoza. Imana ntitinda, imana ikorera igihe. Ntabwo nta sengesho wasenga, wapfukama, wajya mu mazi, warara mu mashyamba, nta sengesho wasenga ryakihutisha imana. Imana ikorera mu gihe cyayo. Ahubwo amasengesho dusenga atubashisha gukomera no guhindukira no guhagarara uko dukwiriye guhagarara kugira ngo turindire imana mu gihe cyashyizweho ikora ibyo igomba gukora. Imana nitugirire neza, adutunganyiriza guhagarara neza mu mwanya, mu gihe ku munara wacu tukarindira. Azasoza ibyo bamwubaha bashaka. Dusenge duhagaze ku musozi witwa kubaha imana. Duhamagara imana, dutake duhagaze ku musozi wo kubaha imana, kugira ngo dutakane kwizera ko ibyo tubwira imana izabyumva nyuza ikabisohoza. Kandi azumva gutaka rwose ko abantu bubaha imana, n'imana nirangiza idukize. Dusengane kwizera. Genzura, ndasenga ndinde, ndasenga nkora ibiki, hanyuma ndaririmba ndinde, ndaririmba nkora ibiki, ndashumba ndinde, ndashumba nkora ibiki. Wowe wirebe wowe wenyine, ako kantu kagusunikire guhamagara imana utihamagarishije, ube mu mwanya ukuriye kubamo. Hanyuma duhamagarane, dutakirane imana kuyizera rwose, tuyizeye tuvuga ngo imana yumva gusenga kandi izumva gutaka kwacu, idukize. Imana itugirire neza, imana iduhane umugisha. Ni ukuri turababaje, turi mu gihe kitujomba, turi mu gihe kiduhanda, turi mu buzima butugoye. Buri umuntu atakukwe n'undi agatakukwe. Hari igihe ubona mugenzi ukavuga ati namba nawe waguye ibye ntiwabibasha. Abantu barataka mu buryo butandukanye, ariko wowe igenzure nanjye ndataka ndinde, ndataka imana mu by'ukuri. Ufite ukuri mu bintu ndi kubwira imana, harimo ukuri, atari ukwibambarika no kwikomera amashyi tukikigita tugaseka. Amarira yanjye arimo ukuri imbere y'imana. Niba amarira yanjye arimo ukuri imbere y'imana, ni ukuri imana iraza kuntabara. Niba amarira yawe arimo ukuri imbere y'imana, ni ukuri imana iraza kugutabara, kuko ni ijambo ryayo kandi imana ikivuze iragisohoza. Ni imana ihagarara ku ijambo ryayo ikarisohoresha imbaraga nyinshi. Izumva gutaka kw'abayubaha, nirangiza ibakize. Imana iduhana umugisha. Ndagira ngo utake, ariko urinde utaka uzi nuko ugomba gutaka. Tubifatanye, tubisengera imana, dufatanye winginga imana, dufatanye wirebe, wigenzure, winire, dufatanye buri muntu yirunguruke,
wirebe ngo si uruhande rwanjye, reka ntegereze uruhande rw'Imana. Urwanjye narutunganyije, nahagaze aho Imana ishaka ko mpagana mu mwanya wo kuyubaha, kugira ngo noneho sigire mvuga ngo ntegereje Imana nayo ikora ibyayo. Twebwe turashaka ko Imana ikora, kandi ibyo dusaba gukora tudakora. Dukora ibyo Imana idusaba, hanyuma tuyirindire nayo ikora ibyayo. Ni Imana yitwa ntihemuka, murambibabwira. Ni Imana y'inyembabazi, ni Imana ifite urukundo, ni Imana itwitaho, ni Imana izi uko turara turira, ni Imana izi imiborogo, ni Imana izi inzara zacu, ni Imana izi imibabaro, ni Imana imenya imibabaro yacu ikayifata ikayivunjamo umunezero. Iyo rero niyo kwiringirwa. Mureke duhagarare tuyitegereze, duhagarare tuyizere, dukore ibyo idusaba gukora, hanyuma nayo tutegereze ibyo dukorera. Ni ukuri Imana yo mu ijuru iduhane umugisha, Imana yo mu ijuru idukomeze, Imana yo mu ijuru itwongerere imbaraga, Imana yo mu ijuru idusange, ikore ibyo yagambiriye gukora. Ndabakunda mu izina rya Yesu, amen.